Hello ladies and gentlemen, ati muri aka kanya no nkuzaniye iki? Nkuzaniye ko wareba amanota y'umwana wawe. Ese waba uri umunyeshuri wakoze ikizamini cya leta, waba uri umubyeyi ufite umwana wakoze ikizamini cya leta, nta kindi usabwa, urasabwa gukurikira iyi video mpaka irangiye kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa neza cyane. Sasa bidatinze tugiye kuba twatangira. Sasa ahangaha uraza muri telefone yawe, uze kuri application yanditsemo Google Chrome murayibona neza cyane. Sasa ukimara kuyigeraho urahita uyikandamo neza witonze uyinjiremo. Ukimara kuyigeramo urahita ugera hano kuri page iteye itya. Sasa ukimara kugera ahangaha urahita ujya hano handitse search all type, nurangiza uhakande neza witonze ubashe ko wakandika rino jambo ugiye kwereka. Urandikamo ijambo neza, numara kuryandikamo uhita ukanda search. Urandikamo ijambo neza cyane gutya ryanditse, nurangiza uhita ukanda search. Ugikanda search urahita ugera kuri page igiye guhita ikurikira. Sasa ugikanda search udatugera kuri page iteye itya. Ahangaha urahabona handitse ijambo neza .gov .rw, hasi ukabona ijambo ryanditseho neza n'ijambo Mineduc launch the 2024-2025 primary reading examination. Yes, nurangiza uhakande neza witonze. Sasa urahita ujya kuri page iteye itya, urascrolling uzamura, nurangiza ubashe kuba wareba kuko niba ibiri kuri iyi page ari ibya 2025. Sasa murabona neza cyane. Ukimara kubibona urahita ura mu nguni y'iburyo ahantu hari uburongo butatu, urahita uhakanda neza witonze. Nurangiza kuhakanda urahita ugera kuri page iteye itya. Ahangaha urahabona hari ibintu byinshi bitandukanye, hari about neza, mandate and exam result. Twebwe turashaka exam result. Sasa urahakanda neza witonze. Ukihakanda urahita ugera kuri page iteye itya. Ahangaha niho wandika index number cyangwa se code y'umwana wawe yakoreyeho. Umwana wawe arayizi neza cyane, kandi nawe niba uri umunyeshuri urayizi neza cyane, urayandika neza witonze. Urangiza ukanda hano handitse get result, uhita ubona amanota yawe. Sasa twagiye no kureba urugero, wandika code neza witonze. Iyi ngiyi ndi kwandika ni code y'umunyeshuri, urandika neza witonze. Ahangaha wakandikamo iya primary cyangwa se ya secondary. Sasa ahangaha ngiye kurebera umunyeshuri wa secondary. Sasa ahangaha hano bitandukanira, urandika 280, 510, nurangiza wandike all C bivuze ordinary level. Nurangiza ukurikizeho code y'umwana wawe, shiraho umwaka, niba ari 25, 24 cyangwa se 23, ariko twebwe turi muri 2025. Urabyandika neza witonze. Nurangiza kanda get result. Ahangaha barakwereka result y'umwana wawe. Urabona uyu mwana yabashije kuba yabona fail cyangwa se yabashije kuba yahomba, ni yabashije kuba yakomeza. Bamwita Nirere Berwiz, yabashije kuba yabona fail, yarasibiye. Baribona neza cyane. Ahangaha bahita bakwereka mu mazina y'umwana, mention cyangwa se icyiciro arimo, ese yaratsinze, yarapasinze cyangwa yarafailinze. Sasa ahangaha urabona ko uyu mwana aggregate yagize amanota 6, mu gihe ugira ya nyuma afite amanota 9. Iyi ni secondaire. Sasa ahangaha aya ni amasomo yagiye akora n'amanota yagiye abonamo. Urabona ko muri math yabonye inota 1, chimie 0, entrepreneur 0, biology 0. Sasa ahangaha urascrolling uzamura. Ahangaha hasi bahita baguha warning ivuga ngo amanota wabonye mu kizamini cya leta nahagije.
ahangaha uhita wibwirwa neza ko ugomba gusubira ku kigo wigagaho. Ahangaha umunyeshuri aba yaferinze. Sasa njye kubereka ubundi buryo ushobora kuba wareba amanota yawe. Turasubira inyuma neza cyane twitonze, dusubire inyuma handi muri research. Ahangaha ngiye kubereka uburyo butatu ushobora kureba amanota y'umwana wawe mu gihe ukoresheje bumwe bukanga, ubwa kabiri bukanga, ndakwereka n'ubwa gatatu uri bukoresha. Sasa ahangaha hari abantu bibeshya bakandikamo iya magambo sdms.gov.rw. Ibi ngibi ntago ari byo, kuko iyo ubisearchinze tugera ahangaha handitse SDMS. Ahangaha iyi page ntago bayireberaho amanota, iyi ngiyi ntago wabonaho amanota yawe. Sasa bisaba kugira ngo usearching neza ijambo neza witonze kugira ngo ubashe kubona result ya nyayo. Sasa turasubira inyuma nkwereke indi jambo ushobora kuba wakandika neza cyane maze ukabasha kuba wagera kuri iriya page yo kureberaho amanota. Sasa urandika SDMS result, SDMS result. Byandike neza witonze gutya byanditse, nurangiza uraza guhita ukanda search SDMS result. Turikandaho neza cyane twitonze, tukiyakanda turahita tugera kuri page iteye itya. Ahangaha bari kutubwira ku National Examination Result. National Examination Result, enter the index number. Ahangaha niho tugiye kuba twakanda neza cyane twitonze. SDMS School Data Management. Iyi link niyo tugiye kuba twakandaho, kubera ko ugisearchinga SDMS result uhita ugera kuri page iteye itya. Ahangaha kuri iyi link ya mbere niyo tukandaho neza witonze. Urabanza ugashishoza kuko link ziba zisa, ureba amagambo yanditse koko niba ari nayo yanditse hano. Nurangiza uhita ukanda kuri ya link, urabona neza ko duhise tugera nanone kuri ya page. Iyi ngiyi ni inzira ya kabiri, naho ubasha kuba wakandikamo code y'umunyeshuri neza cyane. Code z'abanyeshuri ntabwo ziba zisa, kuko ubanza code y'ikigo, code y'igihugu, ugahita wandika code y'ikigo, ugahita ushyiraho niba ari primaire cyangwa se secondary. Ahangaha ngiye kureba umwana wa primaire. Iyo ari primaire wandika PR, mu gihe ari secondary wandika OC. Yes, ugahita ukanda get result. Urabona ko uyu mwana yabonye amanota meza cyane, yabashije kuba yakomeza. N'umwana wa primaire bamwita Nishimwe. Yes, murabona ko neza yabashije kuba yabona amanota akajya kwiga ku kigo kimwegereye. Inguyu ntabwo yatsindiye boarding, ahubwo yabashije kuba yapasinga, ariko yiga ku kigo kimwegereye ariko arakomeza. Aggregate yagize amanota 10. Yes, urabona neza cyane witonze. Ahangaha urabona ko amasomo yose yagiye agiramo amanota, we nta hantu yabonye 0. Yes, iyo umanutse hasi ubona ahantu azajya kwiga bamwohereje. Yes, urahabona neza cyane. Uyu nguyu azajya kwiga kuri GS Council Ordinary Level, bivuze ko azajya kwiga mu wa mbere secondaire. Ahangaha bashyiraho nomero z'ikigo ubasha kubahamagara. Sasa ahangaha ngiye kuba nakwereka option ya gatatu cyangwa se ubundi buryo bwa gatatu ushobora kureba amanota y'umwana wawe. Sasa turakora back, dusubire inyuma, dusubire kuri ya page ya mbere twahereyeho. Tuzana muri search, turandikamo ijambo SDMS result. Nanone turabyandika neza uko twari twabyanditse mbere, SDMS result, renda dusearching. Sasa ya link ya mbere turayihorera, ahubwo tuhita duscrollinga tuzamura. Sasa hanga tugiye gushaka link nesa yatanze ya nyayo, link yizewe neza cyane. Sasa ahangaha turajya kuri X cyangwa se Twitter. Ahangaha niho nesa igenda igashyira link ya original mu gihe abantu baba bari kubyigana bashaka kureba amanota y'abana babo. Sasa ahangaha ndakurabuye, ahangaha niho uzagenda ugasanga link original ihita kugeza kuri ya page ureberaho amanota. Sasa iyi ngiyi n'indi inzira ya gatatu ushobora kuba wareba amanota. Sasa turayikandaho, ukikandaho ira loading.
ingi bayita Twitter yabo niyo bagenda bagashyiraho link. Sasa murayibona neza cyane, murabona ko ahangaha Nesa iragenda igashyiraho link ya primary ndetse na secondary. Sasa hambere murahabona link ya P6, ya kabiri ni link ya senior 3, kandi link ya senior 3 dushobora kuba twareberaho n'amanota ya A level, ubwo ndavuga senior 6. Yes, sasa hejuru handitse ngo link to check the national exam result 2023-2024 for both P6 and senior 3. Sasa ahangaha mberetse ibingibi kuko n'ubundi na link ya senior 6, senior 3 na P6 zose 2025 n'ubundi bazazishyira ahangaha kuri X cyangwa se Twitter. Sasa uzaza neza witonze, nurangiza ubashe kuba wakanda kuri link imwe muri izi ngizi. Waba wiga P6 cyangwa se senior 3 uzayikandaho neza witonze. Sasa gikuba nakanda kuri link imwe muri izi ngizi, nindangiza urebe uburyo ihita kuri ya page kureberaho amanota. Sasa biragusaba kubikora neza witonze ku buryo udahubuka, ku buryo ibintu bya neza bigenda murongo ku murongo. Sasa ngiye kuba nakanda kuri link imwe, niturangiza tubashe kuba twabona ese iratugeza hehe. Ngiye gukanda kuri link imwe, turangiza murabona ko ya link ihise hahandi kuri ya platform zimeze kwa kuri ya page yo kureberaho amanota. Sasa angaha ngiye kuhita mberekeraho n'uburyo ushobora kureba amanota ya senior 6, kuko kuyareba ntago byoroshye habe na gato, kuyareba ntago byoroshye. Sasa urabona ahangaha dufite ibyiciro bibiri, urabona hano hari udufresh tugiye dutandukanye. Kuri ya page ureberaho amanota ya senior 3, senior 3 na P6, ahangaha ushobora kuba wareberaho amanota ya primary cyangwa se O level cyangwa se advanced level. Sasa ahangaha urabona ko ari primary and O level. Nutambika hirya urahita ugera kuri page iteye. Ahangaha ni advanced level, ugikanda kwa kaga fresh murahita ugera ku mwanya wa advanced level. Ahangaha ho haba hari imyanya ibiri yo kwandikamo enter the index number, yo kwandika index number yawe, ndetse no kwandika national identity, kwandika numero y'irangamuntu yawe. Ibingi ntabwo biba byoroshye, byo ntabwo bimeze nka primary cyangwa se senior 3. Ahangaha bigusaba neza kwandika code yawe ndetse no kwandika numero y'indangamuntu yawe neza cyane witonze, maze ukabasha kuba wabona amanota yawe. Yes, sasa ngaha reka dufate urugero tumwereke. Sasa ngaha urandika code y'igihugu, nurangiza wandike na code y'ikigo cyawe, wandike combination wiga neza cyane, niba MPG, RFK, HEG ndetse na za MPC, ndetse hano urandikamo combination yose wiga, ukurikizaho numero yawe ndetse ukurikizaho umwaka 2025. Nurangiza uhite wandika hasi numero y'indangamuntu yawe neza witonze, urayandika uko ari imibare 16. Nurangiza uhite ukanda search. Yes, anga nditonda kuba nyarebye kuko ntabwo biba byoroshye. Nanditse numero y'irangamuntu mbonye. Sa ukimara kwandika index number, ukimara kwandika national identity, uhita ukanda get result, ugahita ubona amanota yawe neza cyane. Sasa nshimiye abantu mwese twabanye, ubaye wakunze video kanda subscribe, kandi kukazogira kugira ngo video yose nzajya na uploadinga ujye ubona mu bambere. Jina langu ni Mwajesu. Ndabakunda cyane.